Nongeye kubasuhuza kandi nongeye kubaha ikaze bakunzi ba Ruyenzi TV, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomereye mu Mwami Yesu, nkomeza kubifuriza ibyiza biturutse mu gihugu cyo mu ijuru. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Dukomeje nanone gukomeza abantu bagize ibyago, babuze ababo, babuze imiryango, babuze inshuti, babuze abaturanyi, babuze abantu babo. Mukomere kandi mukomerere ku Mana. Ku Mana honyine niho hari ihumure, ku Mana honyine niho hava gukomera, kuko Imana niyo yabasha kubakomeza, ikabasha kubakura muri uwo mubabaro, ikabasha kubomora ibikomere byo kubura abantu banyu. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Nkomeje kwihanganisha kandi abantu barwaye, hari abarwariye mu ngo zabo, hari n'abari kwa muganga. Abo bose ndabakomeje kandi ikiganza cy'Uwiteka kibakoreho, kibakize mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Hari n'abandi bafite ibindi bibazo impande n'impande bitandukanye, ariko ni ukuri Imana niyo irangiza ibibazo, Imana niyo ikemura ibibazo, Imana niyo izana ihumure mu bantu bayo. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. N'umubwiriza bivuze neza ngo hari igihe cy'umubabaro n'igihe cy'umunezero. Ntago rero umuntu yahora aseka, ntago umuntu yahora ababaye, ibihe bihora bihinduranya. Uyu munsi uba wishimye, ejo ukaba urababaye, uyu munsi ukaba ubabaye, ejo ukaba wishimye. Niko isi iremye, niko isi twayisanze, kandi nta handi hantu twabihungira tukiri muri iyi si, kandi n'isi tugomba kwigiraho ibintu byose. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Rero nk'uko bisanzwe rero, hari ijambo Imana yashyize ku mutima, ni ijambo rifite imbaraga muri uru rugendo turimo rwo kujya mu gihugu cyo mu ijuru. Ariko mbere ya byose turabanza dusenga Imana, kuko imbere na mbere ni Imana, kuko ibintu byose tuba tugomba gukora tuba tugomba kubanza Imana imbere. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Duce bugufi rero dusenga Imana kandi tuyihe ikaze na karibu. Twongeye kugushimira Uwiteka Imana yacu, Imana y'urukundo, Imana y'imbabazi nyinshi. Tugushimiye ineza yawe ndetse n'ubuntu bwawe, tugushimiye urukundo dukunda, tugushimiye ko twitaho uko bwije n'uko bukeye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ndagushimiye Uwiteka Imana ko warinze abantu bo kuri TV Ruyenzi TV. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uwiteka Imana rero ndakwinginze ngo ubanze weze imitima yacu, kugira ngo ijambo ryawe ryinjire mu mitima yacu isukuye. Haleluya. Uwiteka Imana rero, nanjye ugiye kukubera mikoro, wirangururire nk'Imana, kugira ngo ibyo ugiye kubwira ubwoko bwawe bibabere inkomezi, bibabere inzira izabageza mu bwami bwawe. Haleluya, haleluya. Tuguhaye ikaze Uwiteka Imana, tuguhaye ikaze Yesu Kristo, tuguhaye ikaze Mwuka Wera. Amina. Yesu nashimwe cyane kandi Yesu nahabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana uyu munsi Imana yashyize ku mutima, ni ijambo rikomeye, ijambo rifite imbaraga, ijambo ryitwa gusenga. Haleluya. Ijambo ryitwa gusenga. Tugiye kujya mu ijambo ry'Imana dusome, hanyuma dukomeze tuvuga iby'Imana yashyize ku mutima. Twinjire muri Bibiliya, mufungure Bibiliya zanyu, kandi narababwiye ngo umukristo w'ukuri, umukristo mwiza, umukristo ukomeye ufite intwaro, agomba kuba afite intwaro ya Bibiliya n'intwaro y'igitabo cy'indirimbo. Ni ukuri uko muzajya mushobozwa, buri muntu wese ajya ashaka Bibiliya ndetse n'igitabo cy'indirimbo, kuko ni intwaro ikomeye urwanisha kandi ikanesha. Bibiliya irimo amagambo meza yurura imitima, Bibiliya harimo ubuzima, Bibiliya harimo ibintu byose twifuza hano muri iyi si, Bibiliya harimo ubugingo. Haleluya.
bifurije rero kugura ijambo ry'Imana, kugura Bibiliya mugatunga ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Twihute mu ijambo tusome mu Befeso 6:18. Haravuze ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Haleluya, haleluya. Hano ijambo riratubwiye ngo dusengeshe umwuka iteka. Ijambo riratubwiye ngo dusengeshe umwuka iteka. Rero gusenga, iyo tusenga tuba tugomba kuba maso. Haleluya. Kandi ntitwisengere twenyine, ahubwo tuzirikane n'abandi. Yesu nashimwe. Gusenga harimo imbaraga. Gusenga rero nibwo buzima bwacu kuri buri muntu wese wizera Imana. Gusenga ni ubuzima bwa buri munsi. Ntabwo usenga uyu munsi ngo ejo ubyihorere, usenga uyu munsi oya. Gusenga ni ubuzima bwa buri muntu wese wizera Imana, wizera Yesu Kristo. Haleluya. Gusenga ni intwaro umuntu imubashisha kurwanya Satani. Haleluya. Kuko buriya iyo usenga Satani araguhunga. Yesu nashimwe. Kuko muri iyi si Satani yazanywe no kwica, no kwiba, no kurimbura. Haleluya. Ibyo ni byo bintu bitatu byazanye Satani mu isi. Yazanywe no kwica, kwiba, no kurimbura. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Rero iyo tutasenze hari igihe Satani ajya twiba ibihe byacu byo gusenga. Ni ukuri bene data, abakunzi ba Ruyenzi TV, mwige gusenga, kandi mwige gusengana imbaraga, kandi musengane kwizera. Haleluya. Kuko nanone gusenga udafite kwizera nta kintu byakumarira. Gusenga kandi nanone wizirikanye wenyine, ni ukuri nta kintu byakunanira. Nimureke dusenge, kandi dusengane imbaraga, kandi dusengere na bagenzi bacu, kuko burya iyo usengeye mugenzi wawe nawe ibyawe birasubizwa. Burya nawe uba urimo kwisengera. Kuko iyo dusengeye abantu, Imana irakora. Iyo usengeye umuntu, Imana iramusubiza. Yesu nashimwe cyane. Kandi burya tuzajya tuba turi gusenga, mbere ya byose tujye tubanza duce bugufi, tubanze twihane ibyaha byacu, kuko ntago wajya imbere y'Imana uri umunyabyaha. Haleluya. Mbere yo gusenga banza upfukame. Nta muntu w'intungane, niko nababwiye. Buri muntu wese agira ahantu acumura ku Mana. Mbere yo kuza imbere y'Imana, mbere yo kugira ibyo uyisaba, banza upfukame, ubanze wiyeze, ubanze witunganye, kuko imbere y'Imana nta munyabyaha. Haleluya. Yesu nashimwe. Imana yanga icyaha, ntago yanga umunyabyaha. Haleluya, haleluya. Kuko gusenga, mwabantu mwe, gusenga n'ubuzima bwa buri muntu igihe cyose. Ntabwo mvuze ngo ni uyu munsi n'ejo, oya, igihe cyose. Gusenga ni intwaro igukomeza muri ubu buzima kugeza igihe uzavira hano kuri iyi si. Yesu nashimwe. Twihute muri Yohana 4:24. Yohana 4:24 haravuga ngo, Yohana 4:24 haravuze ngo, Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Haleluya, haleluya. Ni ukuri tugomba gusenga Imana mu mwuka no mu kuri, kuko mwuka niwe udushoboza gusenga by'ukuri, kuko twe ntabyo tuzi. Ni ukuri nta muntu uburyo uzi gusenga ntihazagire ukubeshya. Ariko iyo usenze Imana mu mwuka no mu kuri, kubwiza Imana ukuri. Haleluya. Buriya ibintu byose tuba tugomba kubibwira Imana. Yesu nashimwe. Ukabwiza Imana ukuri, ukabwiza Imana ukuri, kuko buriya gusenga uba ugomba kubwiza Imana ukuri, kuko twebwe abana b'abantu ntituzi gusenga, kandi nta kintu n'iki na kimwe twakwishoboza. Ariko mwuka wera niwe utuyobora. Wa mwuka wera mpora mbabwira buri gihe,
uhora akuyobora ibyiza. Ariko iyo usenze Imana mu kuri no mu mwuka, Mwuka Wera akuyobora ibyo ugomba kubwira Imana. Kandi buriya Imana uyibwiza ukuri, ntabwo uyibeshya. Ntabwo kandi uyibwira bimwe ngo ibindi ubireke, kuko byose irabishoboye. Haleluya, haleluya. Imana uba ugomba kuyibwiza ukuri. Ntugire ikintu n'iki na kimwe uhisha Imana, kuko ni papa wacu, kuko iratwumva. Haleluya. Irabizi ibyo dukeneye. Yibwiza ukuri rero, wiyibeshya cyangwa ngo uyiryarye, kuko iba yakubonye. Yibwiza ukuri kandi usenge, usengane imbaraga, usengane kwizera, we gucika intege muri uru rugendo. Yesu nashimwe. Dukomeze mu Baroma 8:26 aba ariho dusoreza ijambo Imana yampaye ngo mbagezeho. Haleluya, haleluya. Abaroma 8:26 aravuze ngo uku niko n'umwuka adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa. Amina. Haleluya. Reka nongere subiremo. Uku niko umwuka adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga. Ni ukuri ntabwo tuzi gusenga, ariko Mwuka Wera kuyobora uko ugomba kuniha. Haleluya. Ariko Mwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa. Amina. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ngo dusenge mu mwuka. Ni ukuri dusaba imbaraga zo gusenga, kuko mu gusenga niho hari ubuzima bwacu bwa buri munsi. Gusenga niho hatwinjiza mu kindi cyiciro, niho haduha gusenga. Burya iyo usenga uba uganira n'Imana. Haleluya. Kandi Imana ni papa wacu. Bakunzi ba Ruyenzi TV, ni ukuri mugerageze mwige gusenga, kandi musabe Mwuka Wera. Mwuka Wera abayobora uko mugomba gusenga. Mwuka Wera abayobora uko mugomba gusengera abandi. Mwuka Wera abayobore muri byose. Yesu nashimwe. Rero iki cyigisho nagizemo ibice bitatu. Hari ugusenga, hari ukuba maso, no gusengera bagenzi bacu. Haleluya. Gusenga, mugomba gusenga, mugasenga pe mutanisengesheje, kuko hari ibigomba gutuma usengereka. Mw'abakristo mwe, mw'ababyeyi mwe, hari ibintu bidusengesha. Rero ntitukajye dutegereza ko hari ibintu bituma dusenga, ahubwo tujye duhora dusenga buri gihe, kugira ngo duteshe agaciro ya migambi mibi Satani adufiteho. Haleluya. Gusenga ugasengana imbaraga bica intege Satani. Gusenga ugasengana umwete, hari ibintu bivaho, hari ibyo Satani atagomba kukugezaho, ari kuko Imana iba yumvise gusenga kwawe, kuko Imana iba yumvise ubusabe bwawe. Rero kuba maso, mube maso mu bihe ibyo ari byo byose, mwe kuba nk'aba bakobwa 5 babaye abapfapfa. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe. Kandi dusengere na bagenzi bacu. Ni ukuri ntitukajye twizirikana twenyine, ahubwo tujye tuzirikana na bagenzi bacu. Usengera imiryango yawe, usengera abana bawe, abafite abana, usengera abavandimwe bawe, usengera ababyeyi bawe, usengera abaturanyi, usengera igihugu, yewe usengere n'abanzi bawe kugira ngo bahinduke. Haleluya. Ni ukuri buriya iyo usengeye abanzi, ni ukuri Imana iranezerwa, kuko ibibona nta mutima mubi bafitiye. Iyo usengeye abanzi bawe rero, Imana nayo ishyiramo imbaraga zo kuko ibibona nta shyari, nta mutima mubi, ntaki. Iyo ubasengeye, Imana iruruka igasubiza bya bindi byawe nawe ubwawe utigeze uvuga. Rero nimureke dusenge. Gusenga n'imbaraga. Bene data, abakunzi ba Ruyenzi TV, ni ukuri nimuve mu ntege nkeya, dusenge, kuko ibihe turimo biragoye. Ibihe turimo nibyo kwiyegereza Kristo. Ibihe turimo nibyo kuva mu bidafite umumaro, tukajya imbere y'Imana, tukayinihira. Haleluya. Ukayinihira, ukayibwira ibibabaje umutima wawe, ukayibwira, ukayereka abana bawe, ukayereka umuryango, ukayereka igihugu cyawe. Haleluya. Gusenga, gusenga, kandi gusenga n'imbaraga. Haleluya.
kandi mu gihe waba urimo gusenga, ugasenga wizeye. Gusenga utizeye nta kintu byaba bikumariye, ariko ugomba gusenga wizeye ko ibyo wabwiwe n'umwami Yesu bizasohora. Haleluya! Yesu nashimwe cyane. Mukomeze gusenga kandi musengerane, mukomeze kwambara imbaraga zo gusenga nizo mbaturiyeho bakunzi ba Ruyenzi TV. Ni ukuri muve mu bunebwe musenge. Nimureke dusenge, nimureke twinginge Imana. Ahari kurira kwararira umuntu, ariko bugacya impundu zikavuga. Nimureke dusenge kandi dusengane imbaraga. Haleluya, haleluya. Ijambo Imana yari yampaye ngo mbabwire, yari yashyize ku mutima ni iryo ngiryo. Reka mbasengere, hanyuma dukomeze. Turagushimiye Uwiteka Imana, tugushimiye ko uri Imana itubwiye ngo dusenge kandi dusengane imbaraga. Turakwinginze rero Uwiteka Imana, ngaho nuduha imbaraga zo gusenga, uha imbaraga abakunzi ba Ruyenzi TV, bagusenge kandi bagusengane imbaraga, ndetse basengere n'abanzi babo n'abakunzi babo, basengerane mu hagati yabo muri bo. Uwiteka Imana, kandi wumve gusenga kwabo, wumve kwinginga kwabo, kandi usubize ibyifuzo bafite, mukunzi mwiza. Ngaho nuganze nutegeke rero, mbasabiye umugisha uturutse mu gihugu cyo mu ijuru, mbasabiye imbaraga zo gusenga, mbasabiye uburinzi buturutse ahera hawe, ni mu izina ryawe ryera Yesu, amina. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, ndabakunda n'Imana irabakunda, naho ubutaha mu ijambo ry'Imana, amina.